nibyo koko kenshi na kenshi dukunze kuvuga kuri cya kimenyetso n'umubare n'izina bya nyamaswa. Ushobora kwibaza uti kubera iki ariko gitindaho cyanditse kubera ubwoba n'ukwiza ubwoba no nukugira ngo mubimenye kuko tuzi neza ko hari ikimenyetso cy'Imana. Icyo kimenyetso cy'Imana akaba ari umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera rero ntabwo ugira ubwoba, ahubwo ushishikariza abandi kugira ngo bamenye ya nyamaswa hato itazabashuka ikabarimbura. Tuzi neza ko rero Satani iteka ahora yigana Imana. Kubw'ibyo nuvuga ngo Satani azakoresha ikoranabuhanga noneho ayo by'abantu abashyiramo cya kimenyetso n'umubare kugira ngo bibe nyine ikimenyetso nk'uko Imana ifite umwuka wera mu bantu. Satani nawe azakora ibijya gusa nk'ibyo akoresha ikoranabuhanga kugira ngo yibasire abantu, amenye aho abantu bari, ibyo bakora igihe cyose. Nuko rero Satani ashaka kugenza, ariko umuntu wese uzi ukuri, uri mu kuri, azi neza ibijya mbere bitegereje umuntu iminsi imbere. Twavuga tuti rero kubw'ibyo wibuke ko ingaruka zizagera ku muntu utazafata cya kimenyetso n'umubare n'izina bya nyamaswa. Ugomba kubimenya mbere y'ibihe kugira ngo nibize bisoje bitazakugiraho ingaruka zikomeye, kuko tuzi neza ko Kristo yanesheje, kandi natwe turi muri Kristo tugomba kunesha. Tugomba kunesha tukihangana kugeza ku munota wa nyuma, kuko Imana yadushyizeho cya kimenyetso cyayo ari we mwuka wera. Ufite mwuka wera muri wewe ntabwo ushobora kuneshwa na Satani, bibaho. Ibyo ni ibintu bizwi, kuko uneshwa n'ugira ubwoba agatinya ahita akurikira Satani. Ihangane utegereze ku munota wa nyuma, ugire imitekerereze n'ubwenge n'ubwa Kristo. Niko Bibiliya itubwira, ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbere nka Kristo kugira ngo uneshe. Wibuke umwami Dawidi yagize kuvuga ngo Mana ntutume mwuka wera amvamo andeka agenda. Kubisaba Imana mwuka wera kugumemo, kuko mwuka wera cyo kimenyetso cy'Imana kikurimo ubyizeye ubyiringiye. Ntabwo ikimenyetso cya Satani gishobora kwinjiramo utabishatse cyangwa se udatengushye Imana. Witenguha Imana, witenguha mwuka wera, komeza ukurikire mwuka wera, umwumvire. Kubw'ibyo azatuma utsinda, ntuzafate ikimenyetso cya nyamaswa. Tuzi ko Kristo yanesheje, kandi muri Kristo ushobora kunesha nk'uko tubizi neza, wihanganye ukageza ku munota wa nyuma, kuko n'ubundi Kristo agiye kuzazereka kugira ngo ahambire azirike atsinde Satani ubuziraherezo. Witinya rero, kuguka ukurikire ushaka ukuri, kuko uko kuri kuzakubohora kandi kuzatuma ugumana mwuka wera nk'ikimenyetso cy'Imana. Bizakubuza gufata cya kimenyetso cya nyamaswa bidasubirwaho, ukabireka ugakurikira Imana, kuko Imana yonyine niyo izakurokora. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.